Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tubibutsa gukanda subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa aho utarabikora, kugira ngo ujye ubona imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi tubamenyesha yuko rwose kandi murabimenyereye ko tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Mwebwe mufite amazu, ibibanza n'indi mitungo yose turayimanaginga tukafasha kwibyaza umusaruro, ari nako tubazanira n'abakiriya bayijyamo kabisa. Ntukavunike wubaka cyangwa ugura inzu ngo ujye wirirwa unarwana n'abapangayi, kandi Nzuri Business Group Limited tuhababereye. Si ibyo gusa rero kandi murabizi ko twabazaniye system nshyashya aho ushobora kugura cyangwa ukagurishiriza umutungo wawe utimukanwa, utiriwe udukenera cyangwa utiriwe ukenera undi mukomisiyoneri uwo ari we wese, aho ujya kuri www.nzuri.rw hanyuma noneho ugashyiraho umutungo wawe ukawugurisha cyangwa se ukajya kureberaho umutungo ugurishwa. Nkuko mukomeje rero kubibona ku maskrini yanyu, murabona yuko tubazaniye cyangwa se turi kubereka inzu nziza cyane ya etage. Ni inzu nziza yo guturamo iri hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kinyinya. Iri Kinyinya, inzu akaba ari inzu ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine. Si ibyo gusa kubera ko iyi nzu ifite parking nini ndetse na jardin bihagije cyane ko iri no mu kibanza kinini gifite ubuso bwa metero kare 600. Urumva ko ari inzu y'akataraboneka. Ni inzu igurishwa kandi amafaranga atari menshi. Inzu yubakishije itafari rihiye, inzu ya etage igezweho rwose. Ushobora kugura kandi ukayigura ku giciro cyiza cyane itaguhenze ujyanyije n'agaciro kayo. Urumva ko iri mu kibanza kirimo ibibanza 2, ifite jardin nini na parking binini cyane bihagije. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika nyabuneka. Iyi nzu rero nababwiye yuko iri Kinyinya, ifite ibyumba 4, douche na toilette 3, salon, salle à manger ndetse ikaba mu kibanza gifite metero kare 700. Ntabicishije amatsiko rero ndajyambabwire ko iyi nzu ishaka miliyoni 280 ziri negociable. Miliyoni 280 z'amanyarwanda ariko ziganirwaho. Ni igiciro ntabwo ari ihame. Wowe yisure uyishime hanyuma noneho vuga uti ngewe natanga aya ngaya. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Komeza ukande subscribe wowe utarabikora, ukore kukazogera ndetse ukore na share, kugira ngo inshuti n'abavandimwe nabo bajye bareba ibyiza byose tugenda tubagezaho, hanyuma mukomeze gutunga mutunganirwa. Ari nako nongera kukwibutsa kujya kuri www.nzuri.rw hanyuma ukaba wagura inzu cyangwa ikibanza wivuganiye na nyir'ubwite nta komisiyo utanze, cyangwa se ukajyaho nawe www.nzuri.rw nawe ugashyiraho umutungo wawe ushaka kugurisha, ugashyiraho amafoto, ugashyiraho details zose, ugashyiraho na nimero zawe za telefone, abakiriya bakakwihamagarira. Ni inote ya 20 yonyine kuri wowe ugurisha kugeza igihe uboneye umukiriya ntugira ndutanga, bikaba n'ibihumbi 5 kuri wowe ushaka kugura paka uguze rwose kabisa nta yandi mafaranga utanze. Ni karibu cyane rero. Iyi nzu wayikunze wahamagara 0788486797 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu: Instagram, Facebook page, Twitter cya X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Murabona ko ni inzu ifite ibikoresho bigezweho, ifite amajacuzzi, ifite amadushe yo mu rwego rwo hejuru ari ku rwego mpuzamahanga meza cyane kabisa. Ifite salon nini, salle à manger, igikoni cyiza. Ni inzu mbese ijyanye n'igihe kuri miliyoni zawe 280 kandi ziganirwaho. Iyi nzu ntigucike. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Turabakunda cyane, tubaye ikaze. Kanda subscribe, ukore share.